tudafite aho dukomoka, twebwe duturuka mu bishyamba, tuva mu mashyamba, nta muyobozi tugira, nta kibadutoraguye mu mashyamba. Ubwo rero abirabura bari aho ngaho bari batangiye gusobanukirwa, batangiye kwigisha bagenzi babo babwira ati namwe mufite aho muva, ariho muri Ethiopia, Afrika, mufite iwanyu, ntago ntibakababeshye ko mutagira iwanyu, mugomba gukorera uwo mutari abantu nk'abandi. Ubwo rero niho bahereye banaririmba reggae, bakangurira abantu, babwira abantu gutanga amahoro, abazungu mbere na mbere, bakangurira abanyafurika gusubira iwabo, urumva, bigisha abatuye isi gukundana, kurekera ibyo bikorwa byabo by'ubunyamaswa bakoreraga abirabura. Ubwo rero injyana y'reggae niyo yatangiriye, irasakara ku isi, abantu barayikunda, natwe tuvutse turayikunda, duhitamo no kuyiririmba. Abantu bari hayi uravuga bakiyumvira ubusa, abantu bari hayi uravuga bakiyumvira ubusa. No yeah no RAS Mutabazi come again. Yo, mazina yanjye ni RAS Mutabazi, reggae nyarwanda. RAS Mutabazi, the real monster mumuji, the big brother, the big Rastafarian in the city. Kaze kuri YOSETV. Murakoze cyane, ndabashimira cyane kuba mwantumiye kuri YOSETV, n'iby'agaciro cyane kuri njyewe. Abasaba n'ibindi byakuru byinshi kuzajya begera abahanzi batandukanye mu gihugu, bakabaganiriza bagashyikana henshi ku isi. Ndabizi ko ibinyamakuru nk'ibi ngibi bigera ku isi cyane. Murakoze cyane. Ako ndakeka abakunzi ba YOSETV mwumvise freestyle winjiriyemo. Ndashaka ino njyana no tuyigane. Ubundi RAS Mutabazi y'injyana niyi abantu benshi ntabwo bamenyereye, bitandukanye n'abandi bose tugenda doesting, akenshi usanga ari afrobeat, R&B, ibintu nk'ibyo. Noneho ino bango tuzaniye, ino style bayita ngo iki? Iyi style rero, iyi style ni injyana ya reggae dancehall. Urumva ni reggae ivanze na dancehall. Injyana rero mu Rwanda kenshi ntago bayisobanukiwe, ariko barayizi kuko abanyamahanga barayiririmba benshi, irazwi, hari n'abahanzi benshi bamamaye bazwi kuri iyo njyana. Ariko noneho njyewe bikaba ari umwihariko kuko nyiririmba mu Kinyarwanda. Ubwo rero ubusobanuro bwayo sinzi ko nababwira, ni injyana nk'izindi zose nkuko wakumva R&B n'ibice byose, ntago ari injyana mbese ikeneye ubusobanuro uko irivugira ubwayo. Injyana ubwayo irivugira. Ndakeka ku minota turi mu marane nawe itari mikeya, ibibazo byose mufite kuri injyana birubashe gusobanuka, kuko tugenda tuganira byinshi byerekeye injyana, byinshi byerekeye umuziki we, ubundi dufatanya nawe urugendo. RAS Mutabazi ubundi yaratangiye umuziki ryari? Umuziki mvuze igihe nawutangiriye natangiye umuziki mu 2016. Natangiye umuziki mu 2006, nza kureka bitewe nuko haje kuzamo ibindi bintu. Urumva ari ukuntu umuntu akora ikintu isi kakuganisha ahangaha ukajyayo, ariko umuziki ubundi ni ubuzima, nawe urabizi ko umuziki ari ubuzima. Ni ukuvuga ngo umuziki umuntu arawuhorana mu buzima. Rero umuziki nawutangiye 2006, ndawukora nza guhagarara, nongera kubyutsa 2018, ariko ubuhangano byanjye n'ubundi nansanga mbifite bimwe na bimwe. Murakoze cyane. Abahanzi birango ni nk'inzu y'ibitabo. RAS Mutabazi kuri wowe ufite ibihangano bingana iki kuva icyo gihe watangiriye ukaza kurekera nyuma ukongera gusubukura kugeza none aho ngaha? Umuntu akubaje ati RAS Mutabazi ibihangano byawe bingana iki, wamubwira ko ufite ibihangano bingana iki? Ubu njyewe ibihangano byanjye maze kugera, mfite album yanjye, wayisanga kuri channel yanjye RAS Mutabazi ukabikurikira. Hari ibihangano indirimbo nyinshi za reggae nyarwanda, nkuko bari babivuze ngo tuza kubisubiraho kuri iyi njyana. Ubu ni injyana ya reggae, ni injyana ugiye kureba neza yahereye igihe cy'ubucakara, mbese byatewe n'ubucakara bwagiye buba ku Banyafurika.
abanyafurika bagiye bakorerwa ubucakara batwarwa muri Amerika, mu bindi bihugu mu Burayi ku gahato, bakoreshwa ibintu bidasobanukiye, barabakubita, bakora ibintu byinshi, babereka ko atari abantu. Haza kuvuka rero ishyaka ry'abantu bumvaga babirabura barwaniraga kugaragaza ko bo bafite aho bakomoka, kuko abazungu batubwiraga ko tudafite aho dukomoka, twebwe duturuka mu bishyamba, tuva mu mashyamba, nta muyobozi tugira, nta kibadutoraga mu mashyamba. Ubwo rero abirabura bari aho ngaho bari batangiye gusobanukirwa, batangiye kwigisha bagenzi babo, bababwira ati namwe mufite aho muva, ariho muri Ethiopia, Afurika, mufite iwanyu, ntago ntibakababeshye ko mutagira iwanyu, mugomba gukorera uwo mutari abantu nk'abandi. Ubwo rero niho bahereye banaririmba reggae, bakangurira abantu, babwira abantu gutanga amahoro, abazungu mbere na mbere, bakangurira abanyafurika gusubira iwabo, urumva, bigisha abatuye isi gukundana, kurekera ibikorwa byabo by'ubunyamaswa bakoreraga abirabura. Ubwo rero injyana ya reggae niyo yatangiriye, irasakara ku isi, abantu barayikunda, natwe tuvutse turayikunda, duhitamo no kuyiririmba. Murakoze. Reggae akenshi turayumva, turayibyina ahantu henshi hatandukanye, gusa akenshi ntabwo biri mu rurimi rwacu kavukijwe ikinyarwanda. Nkaho RAS Mutabazi, umuntu ukora reggae nyarwanda, ubona bayakira gute ahantu hatandukanye uririmba, ibitaramo byinshi ugenda ukayiririmba, cyane ko umaze igihe kinini mu muziki, ndakeka wara performance ahantu henshi hatandukanye. Ese wenye barakwakiriye gute nk'umuhanzi uririmba reggae nyarwanda? Ku bitaramo rero iyo ujyanye reggae, ahubwo usanga ariyo bakunze gusa. Ku bitaramo abantu barikunda cyane, nta no gushaka kujya imbere y'abantu baririmba reggae ngo abantu babure kwishima, barishima cyane. Gusa ibindi gusa kuvuga ngo wenda ngo abantu bayikunda ngo ku maradiyo n'ibikiyo ya reggae, haba izindi njyana nyine urubyiruko rukunda n'ibintu bigezweho, ntabwo abantu benshi bafa kubyumva, ariko abantu bakuru basobanukiwe bumva isaha igeze barabikunda cyane. Njyewe rero reggae imbere abantu bose nagiye imbere bagiye bambwira ati ibintu ukora ni byiza cyane. Nkuko uvuze yuko urubyiruko rukunda izindi njyana wenda bitandukanye na reggae ukora, ushobora kwita ngubaza ikibazo kimwe, cyane ko turi kubona ahantu umuziki ugenda utuganisha n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Niba urwo rubyiruko rwinshi rujya muri izo ndirimbo, ugasanga nibyo bakurikirana, ugasanga ababikora birabinjiriza cyane, wowe ukuraho imbaraga zo kuguma muri reggae mu gihe ubona yuko wenda ku isoko itari kwinjiza cyane nk'izindi njyana, ariko ukavuga ati reka nkomeze mpushinge ibyo bindi simbigemo, nkomeze injyana yanjye, nkomeze mpasoringe. Ntabwo ubona yuko wenda byatuma utagira wenda byatuma utajya ku iterambere rihagije nk'iry'abandi bagenzi bawe b'abahanzi bandi baririmba izindi njyana ndabageraho nyine tu? Ubundi umuziki abantu bakora bitandukanye, ariko njyewe mu by'ukuri umuziki nkukora mu buryo bwo kwishimisha kubera ko nkukunda. Rero ari uburyo bw'amafaranga bwo kuvuga ngo ngiye kwinjira mu muziki mu buryo bw'amafaranga, bana nangiye reggae sinayiririmba kuko ntago naba mbikunze, nahitamo guhindura ngakora ibyo mbona birimo kwinjiza. Ariko njyewe mu by'ukuri ntago umuziki nkukora mu buryo bw'amafaranga. Amafaranga nayo ntago ari mabi, ni meza, ariko ntago ariyo ntego ya mbere, kuko njyewe umuziki nkukora kubera ko nkukunze. Akoze cyane. Ushaka kwita nibaza kugeza ubu ngubu imyaka yose umaze mu muziki, nihe biggest stage waba yarakubise ukavuga ati ahangaha RAS Mutabazi ndigaragaje, ahangaha reggae nyarwanda nyizamuriye ibendera, nubwo abantu batari kubyemera, ariko ukavuga ati ahangaha mpatambutse gitore? Nihe stage waba yarakubise ukavuga ati ahangaha ntashye nyuzwe kabisa? Yewe stage ya mbere nayikoze ku ndirimbo ya mbere nabanje gukora mu 2006, nikoreye n'umuproducer yawana Dr Jacques ahari aruke mu mahoro, rest in peace Soja. Indirimbo yankoreye bwa mbere yahise anama stage muri Sky Hotel. Abana ibaze rero kujya gukora stage ku ndirimbo ya mbere, nawe iyo excitement ikuntu bimeze. Abantu baranyishimiye, ndavuga ati kabisa 2006 urumva atari kera cyane. Niba atari ibanga iyo ndirimbo ndabikekura cyayibuka, niba atari ibanga wadukubitira akapera gatoya tukumva iyo ndirimbo yari imeze ite, tukavuga indirimbo yazamuye izina rya RAS Mutabazi icyo gihe 2006? Ni imyaka ya kera, abantu benshi bari bataraza mu muziki cyane
cyane cyane ino generasiyo iri ubu ngubu hari byinshi bashobora kumva bakavuga ati cyakoze uyu muntu mu legend hari byinshi twamwigiraho. Numva baduha gakeya ku kapera tukumva uko indirimbo yari imeze, ukatubwira n'izina ryayo. Indirimbo yitwaga Ni Benshi, rero kubitira igitero cyayo. Ntukite ku bagukunda ni benshi, ntukite ku banyarwanda ni benshi, ntukite ku nshuti zawe ni nyinshi, nukora ibyo byose uzasa nk'abandi dore again. Ntukite ku bagukunda ni benshi, ntukite ku banyarwanda ni benshi, ntukite ku nshuti zawe ni nyinshi, nukora ibyo byose uzasa nk'abandi dore again. Gukunda ni byiza dore kunda niba ushaka bakundire kimwe, abantu baragwira ariko abanyarwanda n'abashakwa babakubye kane. Inshuti ziragwira ariko inshuti niyo mu byago, ntuyemere ngo uri boss cyangwa ngo uratunze, ntuyemere se ngo uri umuhanga ngo uratsinda no. Yamani indirimbo mwayumvise ngo yitwa Ni Benshi by RAS Mutabazi. Niyo ndirimbo ye ya mbere, niyo ndirimbo yamuhaye stage bwa mbere. Dr Jack rest in peace legend niwe wazamuye uyu muntu RAS Mutabazi. Kugeza ubu ngo turamubona ameze neza, duha ibihangano byiza. RAS Mutabazi nshobora kwita nkubaza noneho aba Rastafari ndakeka mushobora kuba mugira nk'ihuriro, ukuntu musa wenda mugera igihe mugahura, hari iminsi mikuru twabonye y'aba Rasta, icyo gihe ntago ujya wiyambazwa kugira ngo nawe wenda ube muri abo, ube umwe muri abo ngabo bajya kugaragara muri ibyo bitaramo, cyane ko wenda shobora kumva yuko ukimbwa kuko yarege Nyarwanda uri mu Rasta mise ntekereza ko kana nkavuga ati aho ngaho ntago ashobora kuba yazamurira impano ye wenda umubare nyamwinshi w'Abanyarwanda wenda bashaka kuba ataramumenya akaba bamumenyera aho ngaho. Nkuko tugenda tukavuga tukabona Ishkev nategura Trapish concert, kubera iki aba Rasta ku kiwe munsi wanyu, munsi tuzi ko twiziriza wenda iminsi itandukanye ya Bob Marley, ntabwo bajya habaho ibintu nk'ibyo ngibyo ngo baguha stage bagutumira nawe ugenda ugaragaza ibyo ushoboye, munamurika amazina yanyu muzamurane. Ibyo bintu cyane biraba cyane, urabizi urukundo ubundi biba mu Rasta subizi, ntabwo ibyo byo nibisanzwe, ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo bishoboka, ahubwo uvuga ati ibyo bintu aho byabera hose ntabwo nahabera icyarimwe. Ni ukuvuga ngo bibaho kuko nanjye ubwanjye ndi muri Rasta community sibyo, no mu Rwanda abarasi benshi nisitizanye turaziranye. Ni ukuvuga ngo rero buri hantu hose abari idarapo ry'umurasta, aho wajya hose ntabwo uzabona idarapo, urumva. Ni ukuvuga rero ibyo bikorwa biraba cyane ibihe bitandukanye, ariko ntabwo nkunda kuboneka kuko hari igihe nanjye mba mfite gahunda zitandukanye, urumva nkuko nakubwenge mfite ntabwo umuziki nkufata ntabwo nkufata nka business sibyo. Niyo mpamvu rero mba mfite n'ibindi nkora, ariko umuziki nawo ukaza nk'ubuzima bwanjye. Ubwo rero ibyo bintu biraba nkanabikurikirana nkanabibona, ariko hari igihe kizagera nkabikora, ntabwo kuko n'ubundi mu gihe gifite ubuzima ibintu byose birashoboka. Ni ukuvuga rero ntabwo ibintu byose byabera icyarimwe, nicyo nashaka kuvuga. Gusa abantu bose mamashishikariza kugira ngo bajye bamenya ko ubundi iyi si tubayemo ibintu byose ari urukundo. Mujye mugira urukundo mw'abantu mwe, urukundo n'urwa mbere. Wirengagije ibintu byose, wirengagije iki, ubundi ufite urukundo ibintu byose birikora. Murakoze cyane. RAS Mutabazi wenda wahereye umuziki muri 2006 kugeza 2022, hari umuntu ushaka kuvuga ati nyamara aba ba legend bayatangiye umuziki icyo gihe abantu bafite injyana bihebeye, ariko bashobora bari kubyina bavamo. Sinzi niba wowe kubwaho utajya utekereza yuko batangira gukundisha abakiri bato reggae Nyarwanda, ku buryo uvuga ati anytime nubwo nacaho hari impano z'abana bakiri batoya bashobora kuza bakabansimbura bakabikora, cyane ko ubona ubona bigoranye cyane ko izindi njyana zagiye ziziraho za drill, trap n'ibindi byose. Ukavuga ati ariko shobora gukora igikorwa runaka kikaba cyakangura abana bakaba bakwiyumvamo ino njyana, kugira ngo igihe cyose nzaba ntahari wenda nabo bazabashe kunkorera aho ntageze. Ibyo cyane urakoze. Buriya wa mugani ugiye kureba ugasanga hari ahantu ugera ukabona kabisa ibintu bya reggae ni nk'inzozi ku bantu, ntago basobanukiye ibyo ari byo, urumva. Niyo mpamvu abantu benshi n'urubyiruko rero rukuze rukabona ibintu bigezweho nta reggae bari kubona, cyane ko abantu bahera mu rugo, kuko hanze ho reggae irazwi urabizi. Ariko no kuvuga ngo njyewe ikintu numva nabakorera no kubaririmbira, babikunda bakavuga ati sura mutipe ibintu aririmba ko ari byiza, natwe reka tukurikire iranjyana. Uko aho mvugira ahangaha hari benshi cyane bifuza
baba bambwira kubigisha injyana ya reggae ngo batangiye kuyiga bayiririmbe kuko bayikunda ariko batarayisobanukirwa cyane. Ubwo rero njye ikintu nabafasha ni ukuririmba, ni ukubaha ibihangano, uwo tugize amahirwe tugahura nkaba namugira inama, numva ari ibyo ngibyo nakora. Niye message ushobora nko kuba wagenera ababyeyi? Harimo umubyeyi ushobora kuvuga ati umwana wanjye ntabwo namuhuza na rasta kanaka kuko ashobora kukubona physical ukuntu umeze, akabona dreadlocks akavuga ati aba bantu wapi kabisa, ntabwo natuma umwana wanjye yiasocia ku bantu nk'aba ngaba, kuko ashobora kuvuga ati turabizi ukuntu bagenda bafata abastar mu muco wacu, akabona ufite dread akavuga ni murara ni ibiki. Umubyeyi akavuga ati umwana wanjye sinamwemerera gukora ibintu nka biriya, ibintu by'abarasta, ibintu by'ibiki. Niye message noneho wawe nk'ababyeyi bakibona injyana ya reggae abarastafarian mu mujyo nk'uwo nguwo w'ibihe byarangiye by'amateka mabi wenda ashobora kuba byarakozwe n'abantu runaka, bakabumva noneho bitangiye kugira inkurikizi no kuri generation y'ubu ngubu, ni igihe ikintu wababwira? Niye message wabagenera? Message rero nagira ababyeyi bafata abarasta ukundi kuntu, nabasaba ko babihagarika, kuko burya uburasta ukuntu babitekereza, abenshi bavuga ko abarasta banywa urumogi, kandi hari abantu benshi uzi banywa urumogi batari abarasta. Bavuga ko abarasta bakora ikira, sinzi akenshi babafata nk'ibirara, urumva, kandi hari n'abantu badafite imisatsi b'ibirara. Rero uwo murasta uzabona akoze ibyo bintu akenshi nta nubwo azaba ari umurasta, kuko kugira imisatsi ntabwo bisobanuye uburasta. Ibyo cyo cya mbere tuzi, nakubwiye amateka y'uburasta, nta hantu wigeze wumva umusatsi. Ariko impamvu abarasta bakoresha umusatsi ni ukubera ni Bibiliya. Iyo ugiye no muri Bibiliya urabizi ba Samusoni bari bafite imisatsi, bari bafite amadred. Abanazari, ugiye mu gitabo cy'abanazariya usanga ko babuza abantu kogosha. Na Samuel rero umwami yari yavutse nta musatsi yari afite dread, nta musatsi yari afite. Urumva rero umusatsi babikomora muri Bibiliya, ariko abandi batabisobanukiwe bakabifata ukundi kuntu. Umusatsi rero ntahuriye, abarasta bifata, urumva, n'umwambaro, urumva, n'umwambaro w'igitinyiro, urumva. Niyo mpamvu uzareba ubundi twebwe twita intare za Afurika, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero uzarebe n'intare zigira imigara, kandi noneho uzarebe niyo umuntu akuye umusatsi buriya agusuzuguye cyane. Abashyitsi ubwonko bwawe babushyize ku gasi, niko babyita, babushyize ku gasi. Ubwo rero ababyeyi ikintu nababwira, babanza gusobanukirwa neza impamvu barimo gukora ibyo bintu. Ugasobanukirwa ese uyu mwana wanjye impamvu akora biriya bintu ni iyihe, urumva. Hari igihe ushobora gusanga unamurenganya, kimwe nuko hari n'igihe ushobora gusanga uwo mwana kuko yayobye, bibaho, ushobora gusanga yayobye ukabikurikira. Rero biterwa n'impamvu uwo mubyeyi aba arimo kugira inama we, kugira umwana we inama nk'iyo ngiyo. Hari igihe aba ari mukuri yashishoje, abibonye ko kuri arimo kugenda mu kigare, kuko hari benshi bagenda mu kigare. Hari noneho n'ubusobanukiwe bita Rastafari, ariko Rastafari ubundi ni positivity. Ni positivity, nta kindi, nta nabi bigamijwe, nta yindi. Murakoze. Ukivusobanura iyo ngingo, hari n'urubyiruko rwumva yuko niba mbaye umurasta wa mugani ndahita njya mu biyobyabwenge, niba mbaye umurasta nyine ndatangira nitwara ukuntu, yumve ko isi yayifashe kabisa. Ibyo ngibyo akenshi tubibona ko ino generation y'abakiri bato batarasobanukirwa n'amateka ya Rastafari. None niyo message ubwabo wabagenera, ku buryo wenda n'umubyeyi nabona umwana yabaye umurasta atazagira impungenge, urubyiruko rukiri bakiri bato y'abajene ni gute bakitwara? Noneho niyo message wabagenera, bareke kumva ko bazamuye ijosi ngo n'abarasta kandi atariyo mico wenda abarasta bakagombye kuba bafite. Niyo nama wabagira nka mukuru wabo? Abana rero inama nabagira, icyambere, abana baranarengana buriya, hari n'igihe aba ari cyo gihe cyabo, urumva. Ukoze neza urabivuze ko ari abana, icyo gihe cyabo buriya akenshi nyine aba yayobye, kuko abana utayobye nta nubwo waraciye muri ubwo buzima. Niyo mpamvu bavuga ko ababyeyi baba hafi, urumva, agacunga neza, akavuga se uyu mwana ibintu by'uburasta arimo ese yasobanukiwe n'icyo ari cyo, urumva. Kuko ntabwo uzahanira abana bose ku isi ngo bashyire ku murongo bishoboke, urumva. Ni ukuvuga ngo rero umwana umugendera hafi, yakora n'iryo kosa ukabimenya ko arikoze,
akarikosora ukagumaza hafi mpaka kugeza igihe azasobanukirwa ati ikintu ni cyiza cyangwa ntabwo ari cyiza. RAS Mutabazi wenda tunasoza ndagira ngo kubita kandi ga freestyle gato kuko atubwiye ko ufite indirimbo nyinshi kuva icyo gihe cyose watangiye 2006 kugeza 2022 ni imyaka imaze kuba myinshi. Nawe dukubita kandi ga freestyle abakunzi bawe tunabasezera ubundi babwira wowe bibera washaka gusanga ibihangano byawe ubagenere message hanyuma tunasoza ikiganiro. Nagubaye kunumbayeho kandi nanjye nagombaye kunubayeho bahombeho twese tubeho kuko iby'isimba na twese tubisigaho. Nagubaye kunumbayeho kandi nanjye nagombaye kunubayeho bahombeho twese tubeho kuko iby'isimba na twese tubisigaho. Umuntu abaho rimwe kandi burya twe yamani. Ndabasaba rero bakunzi ba YOSETV n'aba RAS Mutabazi dufatanyije dushyigikirane sibyo. Ibihangano byanjye nka RAS Mutabazi ushaka kumva injyana zanjye ushatse kumva indirimbo zanjye no kujya kuri channel ya RAS Mutabazi ya YouTube ukayireba ugakora subscribe ugakora share y'abantu. Iyo nkunga yawe iba ari agaciro. Aba rero abakunzi ba YOSETV namwe igikorwa murakizi mwe murabimenyereye no gukanda kuri subscribe hari no kunzogera urumva ugakora na share. Si ibintu byoroshye nta n'ikere kijana. Abana murakoze cyane nawe utaha. RAS Mutabazi nawe sinagenda nakubwiye ati hari indirimbo wenda cyane ko ino njyana nanjye ntayimenyereye ariko harukuru nagiye numva uko rugenda winjira mwavuga atanga nanjye nagerageza. Sasa none tukubita akantu k'indirimbo ibintu by'urukundo wenda kuko ariyo topic abantu benshi bakunda kwisangamo. Nanjye none ndebe ko nshobora kwinjiramo wa mugani buriya ngo akanyoni kagurutse katanga ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icyana. Ndebe ko nanjye hamwe nawe ikintu nakwigiraho nk'umuntu ukiri mutoya. Ndebe ko nanjye yobege hari ikintu ushaka kuyikuramo ngerageje ndebe ko ejo cyangwa ejo bundi byazaza. Tugiye gukubita ga freestyle urabanza uririmbe wewe nanjye ndaza ninjiramo nyine tu. Babarira umbwire kandi we babarira umbwire kandi we babarira umbwire kandi we. Ese ninde uzamuhiga? Ese ninde uzamuvumbura? Ese ninde uzamucyuru? Uyu musista ni mwiza ntaraburiza. Babarira umbwire kandi we babarira umbwire kandi we. Yaman bebe ganda gukunda byose ndabikwereka naho ngeze hose mbikesha wowe kubera ineza yawe urukundo ngenera nza kwambika impeta wino nkutwari iwacu bere singa ababyeyi bande RAS Mutabazi akubwire byose kuri wege akubwire byose kuri YOSETV tugukunde. Followers go check subscribe yama Babarira umbwire kandi we babarira. Namubonye bwa mbere na mbere mbona ameze neza nka marayika afite uburyo agenda afite uburyo areba ntaraburiza yamani. Thank you big brother RAS Mutabazi. Mukomeze mugende murebe channel ni RAS Mutabazi mukurikira ibihangano bye byinshi bitandukanye yarashyiriyeho album ze zitandukanye. Mwibutsa kandi ngo iki kiganiro ndetse n'ibindi byinshi mushobora kubisanga kuri YOSETV. Thank you for watching us. Stay tuned.